yazamuriye ibendera ye kunesha, asohoje isezerano yagiranye natwe, akomeje ijambo yavuganye n'inzu ya data. Ryagumanye nanjye twiyereranye amihumure, ambwira ko ari mu ruhande rwanjye, ko ataransiga atazantererana.
dusabe abadiyakoni ba hano nabo muri mpuzabikorwa abahageze namwe kudusubiza. Gatatu. Haleluya. Kandi bamugisha. Dusabe mwarimu kuranga n'abanyeshuri gusubiza. Mwami Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi bamugisha. Dusabe umushumba wacu ugiye gusezeranya ubukwe nawe dusubiza. Haleluya. Abageni bo babikiye bishumba baraza baduhera ikaze baraza kudusubiza. Twese dufatanye tugeshe no guhana ikaze y'isi. Reka bigatatu murabaza neza benda inama umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Mwicare mugereza mu nzu y'Imana kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo Imana yaturemeye. Kandi sabe murakomeje n'ubundi bakira iterambere ryose dufashirizwa imbere y'Imana. Bifurije ibihe byiza mu izina rya Yesu.
tugiye kumva amasezerano y'abana bacu bagiye kugeza ijambo ry'Imana narangiza akora umuhango wo kubasezeranya. Reka dusabe bari kuranga atambuke aze abasengera Imana. Ya korali nayo ya umukobwa aririmbamo ibe yitegura kubaza kubaririmbira muri nation. Bashaka umwanya mwiza bicaremo baze kuririmbira Imana. Mushaka muze gutambuka mu gihe hariya nta kibazo. Reka twese tuhagurutse dufatanye dusenga. Twese cyangwa se umwami wacu Yesu Kristo aya masaha y'umugisha mu munsi ahantu gatenge twongeye kuzamura icyubahiro cyawe kuko uri Imana y'urukundo urw'imbabazi nyinshi. Ubuzima bwacu twarakubonye wewe ko urukundo neza n'imbabazi tubaho n'umusenzi w'igihugu. Umuryango wa Alphonse, umuryango wa Israel n'umunsi w'umunezero wabageneye kandi umushumba Yesu icyo amavuta gukora urukundo wera n'abatusengeye. Umwanya w'umwuka wawe n'umurimo wawe kandi imbaraga z'Imana abakozi berekeza igikorwa cyose kibera ngaho. Ngaho umugisha umuntu wese wahabaha kandi neza yawe ikomeze ko bafitwe n'abakozi b'ubuzima bya Yesu. Muri rwo nyine ufashe kuri iyi baba ko ntasanzwe kuvugana n'umugenda ubanze kugenda gerageza waba mu macupa ababwira ko mpamvu atumira iby'akanya gatoya no kubagenda Bene kubise imigisha Imana y'umurire Rega sinakurekura Bene kubise imigisha Imana y'umurire Rega sinakurekura. amen. Urumva nyine babiri bigushoboye murakoze cyane. Ubu mushaka uze kuguma aho hafi turaza gukora ubukwe burimo ibyishimo burimo indirimbo bavuga ati bicara aho hafi. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko nase mukonje nabibutsaga ko cyatuzanye hano mu bukwe niyo hari impamvu nyinshi zijya zituzana aha zituma tuzana ubwoba n'umubabaro, ariko uyu munsi wari ubukwe rero n'ibyishimo. Rero sinze kujya mbabwira ngo ni mu amashyi ngo ni mu amashyi ngo abageni n'ubumva nta bita kuri mu byihorere nta gitangaza ko ushobora kubimugera aha ngaha ubona bitari bushoboka. Hari igihe abantu babaga bitari bushoboka, bamwe barakoze n'imihango ya gipagani bavuga bati turamudaniye. Ubu rero rwose namutangarizaga yuko biri bushoboke kubera Yesu. Kandi iyo ushyiriye umuntu ahantu hanyuma bwa gatatu mbere y'ubwo umuntu ahita agenda ashaka ingurube bayitera mu rugo, ashaka ikiziriko ashyiraho avuga ati abakobwa bawe basigaye muri iyo gahunda bazirutse. Arabazirika baranambagizwa na gatatu rwose bupfa bukeye ababyeyi bajya gusenga. Bagiye gusenga Imana babwira ngo hari umuntu wari warashinze ingurube ugashyiraho ikiziriko. Biravuga ngo ariko n'Uwiteka n'imihora n'iciro. Ngo rero bene abo babaho kandi umuntu wese yitangaza ko yazi. Uri uje wamuhuye wasiritse rwose nta kibazo dukomezanye nawe, ariko babyumva neza, bazi impamvu z'ubukwe, bazi ibyishimo ababyeyi bafite, bazi ibyishimo itorero dufite, turafatanya nabo kwishima ko Yesu yakoze neza. Buriya mahoro menshi bishobora kuba yarabivuze bari nimubona baririmba bajya mu birere mumenye impamvu zabo. Mubona ko hari zamutse ikaba iyo ngiyo za Nyamasheke, iyo ngiyo ni Nyamasheke Karongi na Nyamasheke ziratura. Ukabona umuntu yavuye iyo ageze aha ngaha hari impamvu zamuteye kugenda, hari icyo atekereza ko Imana yakoze aha y'agaciro. Ariko n'ubwo hari umuntu yari yatangirije afite n'ubwo uko bubaye nabyo ntugire ngo byamutera ubwoba. Ariko turashimira Kristo Yesu. Amen. Gunagira ngo tujye muze kuba abantu bari mu bukwe bishimye. Ariko mu kanya ngiye no kuba uburenganzira wabona n'abashaka kubwica nabo ndabakira uwo muri. Ndagira ngo nakire Alphonse nahise
bahaguruke badusuhuze mu cyubahiro bagomba buri munsi rwose bahaguruke mu myanya yayo badusuhuze. Murakoze cyane. Uturere kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Mwumvise ibyo by'umwana w'umukobwa? Mwumvise amavuta ari? Ongera ati kabiri gatatu. Haleluya. Abagabo n'uburo utazabura nta naho nayavana amahirwe y'abakobwa bakoreye Yesu. Yesu rero abamugisha tunabishimiye mu izina rya Yesu. Amen. Yicarire kuba mahoro. Ndagira ngo nakire uwaje ayoboye ubukwe ku ruhande rw'umukobwa. Ari hehe? Yego ndabona hari mutubwire ibintu byose byagenze neza, twumva amasezerano y'abana nta kibazo. Nta na kimwe kitagenze neza, byose byagenze neza no kumenya. Wasabiye Alphonse we ndabizi ko ari mwari w'umuranga, nawe natubwire ko byatunganye. Byose byabatunganye. Nakire umuntu umwe muri mwebwe ushobora kuvuga ati ubukwe ndagira ngo mube mubuhagaritse musuzume ikibazo afite. Ibi bintu byonyine naho agaciro aha ngaha ubundi waba wakerewe cyane no kuvuga ko tumwe muri bariya twarasezeranye mu buryo bwemewe n'itorero n'amategeko turi bimenyetse twaba tubihagaritse, nkasaba abadiyakoni n'abandi bakozi b'Imana bakajya kugenzura icyo kintu, cyangwa se kavuga uti bariya bantu n'ubwo bareba bombi ni abakobwa cyangwa bombi ni abahungu. Izo ngingo ebyiri zatuhamagarira tukabanza tukabigenzura. Hari ufite imwe muri izo mvuze wazabura ikiganza tukamwakira tukamwumva? Ntawe. Mwese muremera ko wasezerana? Muramisha ibiganza. Yesu abavugisha. Abana rero baratwitse ayifite twamushimira ariko akazakomeza agahora acecetse. Yesu abavugisha. Twiyumvise rero ubukwe bw'iki kuko tubyemera n'uko ijambo ry'Imana ribivuga, uyu ni umuhango wera watangijwe n'Imana. Munyumve neza, uyu ni umuhango wera watangijwe n'Imana. Imana irawutangiza kandi icyatumye uwutangiza, icyatumye urema ikawukora. Ndagira ngo abagabo sondoneri batega amatwi n'abandi basore bari mu rusengero. Ntabwo yabonye ko atari byiza ko umuntu aba ubuhehe. Yabonye ko atari byiza ko umuntu aba ubwo iyo ubwiye abasore babwira n'abagabo bataye uko bari aha n'abende bakuzita muri iki cyumweru, ntabwo Imana yigeze yemera ko muba mwenyine. Kuba mwenyine ntabwo Imana ari byo yashatse, ntabwo ari byo yashatse. Ubwo n'abasore mwicaye hano nababwira ngo si byiza ko muba mwenyine. Alphonse ndagacana ari sondoneri urukizamunyuza hano ko yaba yabaye pare cyangwa undi muntu ukomeye ariko mbagari sondoneri ntazagaruka. Ubwo abagari sondoneri ndabakomeje mukomeze mudonere, ariko Alphonse we wayoboka bakazongera kuba abagari sondoneri. Muzatubwira atazabaca muri myaka ajya kuba abagari sondoneri. Nta muntu uba abagari sondoneri, abagabo baba bapare murebe vyagire buriya n'ipare ntabwo ari abagari sondoneri. Sitati rero y'abagari sondoneri ni nziza, ariko ukwiye kuyinyuramo kuko rero ureba babibwanga bwa gatatu ugahita uza ngaha tukagushyingira. Nabibonye mwiringanije uruhande rw'abakobwa cyane, mwiringanije ariko nze muze kumucungira akaza kugira ufata mu kiganza umukobwa se umugore wawe. Uyu munsi umugore gufata mu kiganza na Alphonse we. Abasore n'ab'impamvu bataza kwiringaniza niyo nkumi, izo nkumi zatewe kuko mufata
icyemezo mukimbwire hanyuma tuzabaho uburenganzira. Namwe mwarabonye ko hari abasore basigaye baca kuri mwe bakagenda bifotoreza, mwebwe ntibabifotorezeho na byatsi. Bazaza n'inka babisobanure neza tubyemeze, hanyuma nawe bafate mu kiganza. Hatazabe banakugenda bakagira ngo niko ugomba kugenda, ahubwo ubugira kubera izo mpamvu mwajya umwenda akabona bikwiye uyu munsi nawe yisobanuye uburyo bw'umuntu. Rero umushinga w'ubukwe watangijwe n'Imana birivuga iki itangiriro kabiri 18 haravuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba ikintu gitangaje rero umugabo ufashe icyemezo cyo kuba wenyine cyangwa umugore atanga izina ritari umugore ritari n'umukobwa, n'umugabo ntatanga n'umusore ntatanga n'iby'umugabo, bose basubira iwabo muri twe bishobora utagira ngo birarushye, utagira ngo birarushye, nuva mu rugo ugasenya utazibesha uzasubirana izina risanzwe, uzasubirana n'indi zina kandi iryo zina sijye warizanye ryavaga n'abantu baturije bibiri byago urubuga ariko n'umuryango byago urubuga niyo mpamvu bashatse nawe basina turamenye ntabwo ari byiza ko ruba dusome bibiri imigani 18:22 aravuga ngo ubonye umugore mwiza abamo ikintu cyiza akaba agize umugisha hawe mu Uwiteka. Amen. Mu by'ukuri neza iby'uko atari umushinga ari umushinga w'abantu kuba mwenyine murabyemera. Basore ko namuguruka mujya mu mavuta mujya mu birere, aya mavuta turayakemanga n'ikimenyerere y'umuhanuzi akavuga ati popopopo cyakupagana mbere yo kureba abagabo n'abagore bicaye imbere y'abasore bicaye uti kubera iki ngo duhora iki akunda kuba abanyantege akunda kuba abanyantege abasore nimba mutabibaho wowe uragoma arakuze kubaye ntabwo afashe icyemezo cy'abantu b'abagabo muranyumvise rero icyo nashatse kuvuga munyumve neza, nta mafaranga nta titire wageraho mu rwego birahagije n'ugiye kugira urugo rufata icyemezo. Icya kabiri ni ukugira umugisha kumwiteka akaguruka rw'isi kuko urugo rubitwaho kandi abanyarwanda babivuze neza baravuga urugo rw'urutwa na gereza. Bibiri ivuga iki mu rugo? Iravuze ngo ubonye umugore mwiza abaho ikintu cyiza ahawe n'Imana, yego kandi abagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Barumva banyine kuko ni umugore mwiza. Nihuse umugore ninde? Umugore iri zina ryavuzwe na Adamu wabanje, nubwo abagore b'imisa benshi badakunda iri zina kumwita umugore nibura madamu, ariko umugore rwose sinzi icyo baribonye, ariko izina umugore rero ni Bibiliya izina ryiza. Yesu ashimwe cyane. Musa Adamu n'umugore w'Imana baza kumurema ngo yaramuremera kugishwa avuga amagambo izina ryaza umukobwa ukomeye ko yaravuze ngo uyafite umugore kuko yakuruwe mu mugabo, wewe waba umugore uzavuga hano wowe niko bimeze. Hanyuma Bibiliya ivuze ngo umuntu mwiza rero wabaho ikintu cyiza ngo kandi abagize umugisha hawe n'Uwiteka. Nihuse kubona umugore mwiza bishobora kubaho, ariko umugabo mwiza nawe arakenewe muri sosiyete. Nihuse kubera ko umwanya mushaka gukoresha mwinshi bambwiye ko ujya kwihuta, ndagira ngo mbabwire ko n'abagabo aribo bagabo beza n'abagabo bato. Ibirango by'abagabo babi tubiziranye
icyambere b'abanyamwaka b'abanyamahane b'abisambo n'izindi ngeso nyinshi. Aba bagabo si hano, aba bagabo bavuze bameze batyo ntibahari hano. Isi yose ubu irabafite kugera ubwo isi yabahaze no mu rusengero batera bene abo bagabo. Ariko yari amaze kubwira ibintu bitatu uzitwararika mu gushaka. Icyambere ni ibintu bibabaza umugore. Ibintu bibabaza umugore uzabyitwararika ubwirinde. Bimwe muri byo ni ibi. Icyambere ni ukumuharika. Umugore bahanitse arababara agahinda kakamwica. Kandi niyo yaba nta kimenyetso yabonye ariko akabicika kugira akantu gato kabereka ko bishoboka muhamira, ashobora kurara adasinziriye akamara icyumweru akazishwa na sitoroke agahinda kakamwica. Ibyishimo by'umuryango ukabibura, ibyishimo by'urugo bigashira kubera ako kantu gato kabaye. Niyo mpamvu ndi gusaba abakobwa bateraniye aha ngaha gusinya nimero yawe na telefone yabo. Ndakwimura gushyire mu bagabo bakire nimero yawe, abakobwa bayisibe kuko batazagira umugore kuri telefona ngo yice ibyishimo by'umuryango. Nawe kaziterero yagucunga amasaha kuri iyo za mu gitondo akaguhamagara nta n'icyo afite cyo kukubwira, agahita akubwira ati sheri hati waramutse. Umugore yumva wazasobanura iby'umuntu igihe kikakurenga, icyo kikakurenga, ibyishimo bigashira iwawe. Uzasobanura umuntu uko yabikoze nta gahunda ufitanye byakurushya, dore kuriya umushumba wagusabiye ibyo azakubwira byisumbuye. Iki gihe umubwiye uzakiriye ikintu cyatera umugore aba ameze uko guhabwa umugore kabiri kumwicisha inzara. Hari abagabo b'Isilamu madamu agaragara ku muryango atariko no kunyisukari nabi kandi ameze ko ufite amafaranga yuzuye umufuka. Harimo n'abagabo bafite intoki z'amazi gukora ku mafaranga zikamenyera akayabarira mu mufuka rye agakora niya sensi atenda agiye gukuza urunani kandi afite n'ibihumbi 200 abireba. Ubwo umugore agasigara agahinda mu rwego nzanira mwinshi. Uwo mugabo yatanga muri byishimo yabibona. Icyo ni cyo uri n'ugomba kuzamurinda inzara ukamurinda imibonano byose. Hanyuma icya gatatu rero ni igihe umudamu akubuza n'urukundo n'ibyishimo yagutekerezaga. Urukundo rero ubarabona mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukumubwira ko uzacuka tangira rero urugo mutahareba muri byose yani buri byishimo ari serivisi. Umugore abwira ko urukundo ari kwiyamera, aho aseka, aho yishimye. Si ikibazo cy'uko urugo nyinshi atari ibiryo, si ikibazo cy'uko urugo nyinshi atari amafaranga, ni ikibazo cy'uko urugo rudahari. Kuko umugore wabuze urukundo n'ubwo yagira miliyari y'amafaranga ntiyandura uturaso, ntiyaguha, ntiyakwishimira umuryango atuyemo. Burya turabareba tukamenya ko urugo rumeze. Burya niko bimeze. Icyakabiri Alphonse w'impano ziherekeza ayo magambo ubwiye. Magambo gusa ntiyuzuza urukundo, magambo gusa ntasobanura urukundo, biba bisaba ngo uruvuge ariko nurangiza ugire n'impano zishimangira urukundo. Urukundo rudatanga n'ubaho n'Imana kuko yakunze abantu b'isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Rero wibwira ko urukundo ukabivuga mu magambo ntacyo uramuha, uramubeshya. Kubera ko impano z'urukundo rw'abashakanye zihoraho kandi zizatanga igihe kirekire, umuntu yimenyereza gutanga izishoboka zingana n'ubushobozi ashobora kubona kuko zizabaho. Ubwo rero ugomba kunyuzaho ukamufetera aniveriseri y'amavuko, ubundi ukibuka ko mwashyingiwe, ubundi ukibuka igihe mwari abafiyanse wateye ibi. Mbese ziratuze gahora zigatwa aho ngaho, abantu bari byakorewe gutanga uvuga imbere y'abantu ko ari umugore mwiza, maze ubundi nawe buri munsi akajya yongera ibiro bibiri. Ibyo ni umuntu agira ntabwo nzatinda kubimenya, nzakomeza ndebe iyo tanga. Ntabwo nzatinda kubimenya rwose. Hanyuma icya gatatu rero ni ukumurinda. Kumurinda rero ukurinda mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ibyo byose mvuze ni uburinzi, ariko hari n'ubundi
murinzi akeneye icya mbere akeneye kuba yizeye umutekano w'umutima n'umubiri ari mu muryango wawe. ababene babo bagutaye ubukwe bazamubaha bakunde ubigizemo uruhare cyangwa bazamusuzugura bamwange ubigizemo uruhare. uwo mutekano w'urukundo mu muryango niwe uzabona. ubwo ni uburinzi bwawe. ubwa kabiri ni ukunyuzaho ukamutembereza ufashe akaboko ababuze bakamenya babireba kugira ngo umudamu yizere rwose anezezwe no kuba ari kumwe n'umugabo we batemberwa bakuwe neza. mutembereye rimwe na rimwe mugiye kuba kafanta hafi aho muri karitsiye mushobora kuba muri kuri butike nta kibazo kuba muri uvuze ngo muzagere ibigo harahera uvuze ngo muzagere uranga n'umugureza arahera ariko kuri butike hariya mwagasaba muhagaze ngo mukubitishije ngo dutemberere uyu munsi nubutse ko mukuru biba bihagije. abagabo bari aho barabizi ko abadamu baturushye. icyo abakeneye ijambo ryiza umutima umwereka kumukunda kandi atari ibintu by'abagabo gusa n'ibwo uzabishobora. Imana izamufasha. hanyuma avuze ibyo ni bimwe by'ingenzi. hari izindi nyigisho tugivuge ariko zo zombi zihuriyeho. ahubwo umugore washinzwe iki? igitabo cy'abavuga cy'abefeso mu gice cya 5 ariko ku murongo wa 22 bavuga inshingano z'umugore. baravuga ngo umugore akwiye kugandukira umugabo we. nyuma y'isi kuganira si ugutega amatwi ngo bakubite iki, si ugutega ikibuno ngo bakubite imyaku, ni ukumujyanama mwiza w'umugabo wawe. yego no kumubaha no kumuha agaciro k'umugabo. ni mahirwe ntabwo ararwajyamo ariko uzafatira icyemezo cyo kwijyamo dore uzapanga ibintu byawe no kugiriye inama. imana ihora n'ubutware w'ikirenga muri twese. murabyumvise? imana twese wicaye ahantu hora n'ubutware w'ikirenga n'ibivuzo. ariko iyo hahuye n'imana haza umugabo, ntabwo haza papa wawe na mama wawe. Alphonse iyo hahuye n'imana haza umugore wawe, ntabwo haza papa wawe na mama wawe. niba bicaye mw'iri teraniro ndabahendahenze muzabigiremo uruhare. sinzumve mwasenyeye abana ushaka gukomeza kuba abatware n'abayobozi b'urugo urubonye benerwo mugende mucunge neza urwanyu. ubu rero niba umuntu rwagombaga gutanga mwarakoze cyane turabashimira, ariko mwabaye bakuru bakeneye ubwigenge gufata ibyemezo no mu kuganira n'urugo rwabo no kubasoma kureba ibigenda mu rwego. hanyuma rero umutware uzabisikana ujya gukorana udapeta maze agasosiyete agiye guhaha. usanga ari perezida mukuru utinarija gutwara akazi kandi umutware agomba kumwakira. kuko abagore bo muri biriya bitaga abagabo babo babitaga abatware. burya abagabo ubwo kandi ntaho bicucumbise neza ajya kugira ko abagabo mu bintu bikundana cyane 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 habamo n'icyubahiro kandi n'Imana yaremye ntabwo ari twe twabizanye. ubwo navuze ko dukunda icyubahiro ngo nanjye bishyizeho, ariko nubwo mureba bimeze bityo ntabwo narabikunda cyane, nta n'icyo binyongereraho. unaretse ko gusuzugura ntabyemera. muri mwebwe mukunda ko bagusuzugura ntazamura ikiganza gusuhuza bavuga ati ngewe iyo basuzuguye nibwo njya mu mavuta yo hejuru mbabi mukuru. ubwo biravuze ngo twese tubisangiye ko dukunda kugira gute kubahwa. simvuze ko bagomba kuba icyubahiro rwose ubyumve ngo bazakigugombe n'urangiza ukiri umugore wawe. binyura amata akaboko begenda ugaca muri ako bigaruka. ushaka kubahwa n'abandi yifuza kumenya kubahwa. nabyumvise rwose hari nabyumvise. bitoze kwiyubahira umugabo wawe no kumwitaho. hanyuma ibyo bimaze kukubwira wongereho iki ngiki. Alphonse amaze kugera mu gatebe yacunga umugoroba ugiye kugera akavuga ati capati basalasa ushobora kuburara. agasimbukira aho hirya kuri butike akadagamo capati bikiri igikombe cy'icyayi akaba aryamye akirira akumva n'ibyo. ubu rero Alphonse ari mu bwana yemereye ko asezera kuri capati n'amandazi akayagira ibyo by'ukuri. hanyuma abagabo ntibarya barafunga. iyo bamaze kugera muri iyi myaka yacu y'abasaza n'abandi bari ibintu bagira ngo urwo gufungura niba bakibibasha baba bageze ku rwego rwo guhereza inyamubwazi. reka niba bakibasha
ariko icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze Bibiri bivuga neza ko iki gitabo nasomye cy'imigani ikavuga ngo ntukarye ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho kugira ngo umugabo afungure, umugabo ujyana akaguhereza amafunguro ariko akayakirana ibyishimo, n'uyatanga kandi akayazanana ibyishimo. Alphonse Nyiraha hari impamvu ujya zitera abagore kuzana ibyo kurya bakabizana mu rubaba, ni igihe barimo bagahora umugabo udatanga irasiyo kandi afite ubushobozi. Bene ibyo bigabo by'ibisaba i Kigali biraheze, birahari, bizerera mu ngo z'abapfakazi kubyumva bijya bene isoko, ariko wowe urimo urakejejwe ugomba kujya umenya nyine nawe gukora ibikwiriye byose kugira ngo udaze guserekana ibyishimo. Hanyuma ukamumenyera rero amafunguro wakudawe, wamara kumenya amafunguro ukamenya n'uburyo bayakunga mu buryo bwiza. Ubwo ngiye kukubwira ariko ndeba mu maso nawe bicaye imbere yanjye, bimwe hashobora kuba hari abadamu bafite abagabo bamaze imyaka n'imyango atangiteka avuga ati nabiri, biterwa n'impamvu ebyiri. Ya mbere, hari abagabo b'ibisambo kavuga ati nari muri kino kinyarwanda ariko kavuga bati kitaduhasi, none reka ninyuze ahantu baze nzirigenda akarya n'imitsima n'amafiriti, hanyuma bo nabo barashakisha ukuntu bashaka igitebo cy'imyumbati n'ibishyimbo, ndabashyira n'akaso n'agasukari baze kurenzaho umukara, bateze hakurya ati kuko ameze neza, kumbi yabirangirije iyo hirya, umutima uyobora ari gusangira nawe muhaze azana no kumusanga y'ibiryo. Ibyo rero ntabwo ari ubukirisitu, ibyo si urugomo rw'Imana, ibyo ni ubupagani ndetse n'ubukabije. Ibyo byose akanga kubera abagabo barahari, ngo naho barahari, n'inaha barahari, n'inaha barahari kugira ngo ntihubonye n'abagabo b'ibisambo b'ibirenge badakwiye rwose. Kandi ikibabaje bigiye mu kugiye gufata n'abantu n'abasenga, rero kuvuga abakije igihugu cyishe bagira indangagaciro bakabyirinda. Hanyuma iyo ibyo byagiye ndagira ngo mubwire madamu we ndimo nibwira rata, hanyuma umugabo urusengero n'umugabo wapfa kuko nta kintu muhana kuko ashinzwe kukugira ariko ntakwiye kumurinda. Ndagira ngo mubwire ko birindwa umugore w'umunyabwenge wari umugore w'ikigoryi, wowe umupfapfa, wowe yisengera, dore uzarumaka neza. Ubwo njye kubwira inama, ntuzamure kure nta kintu muhana, ntuzamure kure utaregereye ishaka uteye ipasi cyangwa idateye ipasi, yego ntuzamure kure utaregereye inkweto ihanaguye cyangwa idahanaguye, ntuzemere ko asohoka mu rugo utamureberwa, utamuhaye ibintu by'agomba by'impamba y'urugero. Urabyumvise agiye guhaha uramenye dore ni wowe n'ibwiriraga bajya basanzwe babizi, hanyuma nurangiza kugufata neza watuza udushuke yakarabye urukweto ruhanaguye neza kandi urugure igihe uri gutunganyirwa nawe azajyana urukweto arimo rutunganya, ariko nubona yaragaje ubwirutse uti rwa rukweto rumeze neza, utaneza abagore bapfa kandi bakagiye kugufata nabi, nubona aragaye kandi arikunyujije hose iraje rutunganya. Yego, hanyuma ibi byose birangiye mubwira uti uretse gato kubwira yicare ukubitira isengesho kuko Nyagasani Uwiteka dore Alphonse wanjye wampaye ndamushimiye, ndamusengeye agiye guhaha umuha umugisha, ahantu agenda amahoro agaruka yanjye tugutware bwiza rero uhahe uhoho. Uyu mugabo rero ajya guhaha ariko ajya mu isoko gucuruza, umutima ugasigara imuhira. Ubwo usigaranye mu ntoki uwo mutima w'umugabo, iyo haje amahoro ya mbere hose yohereza mu rugo n'abamuhamagara tumira inshuti. Umugore w'umupfapfa rero aramureka akagenda nawe agashaka igatera. Abagabo twe tuzi kubikemura, iyo umudamu yarangaye akabona ishati zose zimeze nk'izarimo n'inka, uhita ushaka ishati ukavaho muri kowe ukigenda. Ariko hari abagore Bibiliya ivuga ngo bitera indarasindi bagateguza iminwa, baba hafi yabo baba bari hafi aho babikurikirana bucece. Iyo akubonye ukamenya ukamenya ko hari ikibazo, ubwo atari ko ugashaka ikamba n'ibyo ukagura neza.
undi buri munsi madamu ntawe uhari utiyaraha uko ubivuga umwereka ko wagiye nawe ubabaye yayigoroye kabiri gutanga kumbwira ati ko niba wanyuze niba wanyuze hino kumbwira akakwinyuza hariya ko hari sipesi yacu ebyiri uyu mugabo azataha uyu mugabo yataha uru rwose nanjye n'umugore w'umupfapfa umugore uzaba umugore w'umunyabwenge izo nama muhaye kuzitaho zizakumukira amahame atatu yo kubaka urugo gasoza ihame rya mbere urugo rukwiye kubakirwa ku rukundo kandi urukundo rwiza rwa kristo rukwiye kubakirwa ku rukundo kandi urukundo rwa kristo ubukristo bubaye ku isonga mu byo dukora n'ibyo twubaka ni ukuri rwose ibindi tuvuga twavuga bikeya kuko ubukristo bwubatse muri ibyo bintu byose birimo ubunyangamugayo birimo amahoro birimo hanyuma urukundo rugira puraje ebyiri z'ingenzi puraje ya mbere urukundo rwihangana ntabwo mu rugo bavuga ko atihangana kuko nta muntu uteye gushakwaho nta muteye nabaho nta muteye gushakwaho twese duteye kunyuranye kugira ngo bagare n'umuntu muzasaza urukundo rurababara ugasoza iwe mbwira nangize ugomba kuba mugira imbabazi rero ndagira ngo mbwira rwose urukundo ukunda n'inzira mu bice imbabazi ziruta kuko ahise utazi n'uje none wose uzisubura buri munsi kuko wowe uruhande rwiza gusa ariko hari undi ruhande uzaba uhereye none rugusaba kwihangana no gutunga imbabazi nyinshi zo mu mutima nagise nuko bimeze alphonse se marayika biramufonse nyine imose rimwe imwari hamwe bikunda ibisa biramusaba kwihangana no kubikira imbabazi z'urukundo mukuru icyo ni ihame rya kabiri hanyuma irya gatatu ni ukuzirikana neza ndayibonanye umukunzi we no kwirinda izi ndahiro zivuye mu buryo butatu hari indahiro mwagiranye mwembi ku munsi mwemera amakuru usanga mudahemukirana tudahana urya munsi twebwe twari tuhari ariko imana yagenewe iya kabiri niyo mwakorewe imbere y'amaso y'ubuyobozi murasinya mu gitabo mufata ku ibendera ry'igihugu iriya iri porotegitedi n'amategeko y'igihugu aha yumva ariko iriya ya mbere nayo ifite amategeko y'irengera bibiliya ngo imana izahana abantu bahemukira abagore b'umusore bwabo nk'uko izahana abagore bahemukira abagore b'umusore bwabo ni nabwo n'amategeko yegera umugabo cyangwa umugore igihe hari umwe wishe amategeko yarahiye mbere y'umunsi hanyuma indahiro ya gatatu niyo muje gukorera imbere y'imana murayikorera imbere y'imiryango yanyu imbere y'imana imbere ya korali mwemeje ko wakoze n'umurimo w'imana n'imbere y'itorero rusange ibi bintu tuvugira bikwiye kuba amasigaratica cyangwa bikwiye kurinda rero ibyo bintu ni amahame wakubakiraho urugo rwawe rukaba rwiza ndashoje ibyo nabwiye isi nababwiraga nawe abasanzwe babikora kuriya imana ibavugisha ariko aho byananiye buriya uzamenye ngo twisengeye urugo kuko twatekereje ko dukwiye kugurwa n'abagabo bacu ariko twatekereza ko natwe dukwiye kubakunda kuko urukundo ruhererekanya ntabwo ari umuntu umwe ukora urukundo ahubwo mwembi muraruhana binyura aho bigenda bikanyura aho bigaruka umugabo w'impamvu umudamu umudamu w'impamvu umugabo urwo rukundo rugahora ruryoshye pawulo yanditse abafilipi yarababwiye ngo buri wese muri atekereze ko mugenzi we ari we mukuru amurinde amwubahe murakoze cyane imana ibamugisha reka nsabe abageni bahaguruke kuba amasezerano yabo imana ibamugisha mushakire mikoro ubambere hanyuma ndagira ngo biravuga
nibo bakwiye guhabwa intsinzi. Hanyuma aya magambo ugiye kubaza urasubiza ubyemera cyangwa utabyemera biremewe, ukurikije ko inshingano zirakomeye kandi uzazirinde cyane. Uyu muntu akoze inonaniro aba yemeje kwimuka mu cyiciro uburyo bw'imitekerereze n'imibereho. Ntabwo birangira no kuranya gusa, ugomba guhita uzamuka mu mitekerereze n'imibereho nayo igahinduka, ubuzima bwose buhindutse mu buryo bwuzuye. Rero umuntu akwiye kubikora yitonze. Imbere y'Imana isabwa byose rero n'iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Ndamyimana Alphonse kwemeye kujyana n'uyu Nyiranzakizwa nayo ahisenga mu rwego rwo gushingira mu itorero. Ndakubaza ko uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mukize cyangwa mukennye, mubyaye cyangwa mutabyaye, muri bazima cyangwa murwaye, none muri bato cyangwa mushaje. Ndakubaza ko uzakomeza kuba umwizerwa udatefite mu nshingano zawe kugeza ubwo uzatandukanywa n'urupfu, kugeza Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Niba ubyemera urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo uvuga uti ndabyemera. ndabyemera. Ndakubaza nawe abizera bazakizwa nayo imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryawe ndetse n'imbere y'imiryango yawe yombi. Ndakubaza ko ubereye kujyana n'uyu Ndamyimana Alphonse bakwiye gushyingira mu itorero. Ndakubaza ko uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana, mu munezero cyangwa mu mubabaro, mu bukire cyangwa mu bukene, mukize cyangwa mukennye, mubyaye cyangwa mutabyaye, ari ubuzima cyangwa burwaye. Ndakubaza ko uzakomeza kumwizerwa udadefite ku nshingano zawe kugeza ubwo uzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo akagaruka kujyana itorero rye. N'ubu ubyemera uzamura ikiganza cy'iburyo wiyegereza neza iyo mikoro uvuga uti ndabyemera. Hanyuma nibafatanye amasezerano ari imbere bayivugire twumve. Aragufasha mikoro ubanza umufashe nawe araza kugufasha hanyuma afite ayo hirya yego urakoze ufashe mikoro yimwegereze hafi yewe. Njyewe Ndamyimana Alphonse nsezeranya imbere y'Imana n'imbere n'itorero ryayo, imbere y'imiryango yacu, ko nemeye kujyana n'uyu Nyiranzakizwa nayo Alice umugabo umugore dushyingira mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa nateshejwe mu nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo cyangwa Yesu agarutse kugira ngo byose abifashe. Reka twumve Alice. Zamura ikiganza cyawe kigaragare yego. Yewe Nyiranzakizwa nayo Alice nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo, imbere y'imiryango yacu, ko bemeye kujyana n'uyu Ndamyimana Alphonse ngo ambere umugabo, dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye.
tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabidufashe. Impeta y'amasezerano mu itorero ryacu kandi ivuga ibintu byinshi byiza ariko bitatu by'ingenzi. Kimwe isobanura urubanza akaba abonetse. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka tubona umwana w'ikijana agenda tukabona agaruka umubyeyi mwambika impeta yasobanuraga ngo nari naramubuze none ndamubonye. Mu gitabo cyo kuva tuhabona Yosefu yima Egiputa mu itangiriro. Umunsi yimagaho ubutware n'abajya kuyobora Egiputa yose yambitswe impeta nk'ikimenyetso cy'uhawe ubutware. Hanyuma icya gatatu nk'uko yambaye cyangwa nawe yambaye impeta nk'igiraho umutangira yarangirira urukundo rw'abashakanye rwa rufite imisi muri Kristo Yesu, rutaragizwa n'uko akazi kabuze ngo abantu bashomere, rutaragizwa n'uko abantu bakennye kandi babizeraga mu bukire, rutaragizwa n'ibibazo runaka bishobora guhura nabyo mu buzima, rukabaho urukundo ruryoshye. Rero umpaye impeta Alphonse umubwiye ngo ibyanjye byose ndetse nanjye ubwanjye ntacyo nsize, imyenda ndayitanze, amafaranga ari kuri banki ndayatanze, ubutaka mfite urusizi ndabutanze, ubwo naguze i Kigali nabwo ndabutanze, byose ngiye mu gihugu muntu bishyize mu maboko atari ayanjye n'igihe cyanjye nacyo. Umugabo watanze impeta ntabwo ajya kureba match ya saa yine z'ijoro. Waba uri umunyamahirwe aho agiye kujya kureba umugore udasaba uruhushya ukamenyekanisha ahandi ariko no kumusaba biremewe. Nanjye rero washaka umurimo w'Imana nza kubwira umugore ndagiye iyo ari mu mahirwe ariko niyo ndahamagara burya ndagiye mu murimo w'Imana ijya kuba urutoki hanyuma barengere hafi bagufashe mikoro twumve niba uyimo. Hanyuma umaze kuyitanga bano basore bicaye hano n'abakobwa mwese mwicaye hano muze kumenya ngo Alphonse karabaye. Abasore namwe murabe kureba Alice ino mpeta yanditswe uyu yimwanditse niwe w'urukundo. Abari bagifite imishinga kuri Alice mureba hano muyerekeza imishinga irangiriye muri Alphonse, ibindi n'Imana y'amahoro izamukira. Yewe wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, kwizeza ko ntazahemukira iteka ryose, bikoze mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Tatwumve na Alice niba nawe abyikura akabita.
twambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu twizeza kutazaguhemukira iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka wera. Amen. amasaka yabo bikurikira abana umugisha hanyuma batambuke begereye abasaba mwese muhaguruke dufatanye gusabira umugisha. Mureba usabire umuryango Mana ashobora byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Uyu muntu yavutse n'arise igihe bavugaga natwe twari tuzi ko iki gihe kizagera, igihe bakoraga ntitwatekerezaga kubera umubiri w'ubumwe cyane ko iyo bagiye hari hatandukanye kuri bose, ariko umugambi wawubereye kera byarimo kuri umunsi uzamubakira mu rugo. Tubasabiye umugisha w'Imana mu rugo rwabo bazagira umugisha, uzabahe umugisha w'imvura n'amahoro yabo, uzabagisha mu miryango bavukamo, ubarere mu itorero, ubarere mu gihugu, uzabahe kubyara no guheka, bazabyara abahungu n'abakobwa, uzabakorera abantu bahirwa abakire, uzabahe ibiganza byabo bakoze imbere, uzabahe kubwiza, uzabahe kubaha umugisha, uzabahe kubwiza ubwabo, ababifuriza umugisha bawuhabwe, n'abavuga kandi ntuzabashyire imbere yabo bari, bazabaho neza y'Imana ku buzima bwabo, batere guhindukira bitewe n'uko Imana ari kumumaro, umara umugisha kandi biterane mu mirimo y'izingiro zishobora kuba zazibiza iminsi zubatse nabi. Turasenze uzigare ku rufatiro wongere ku rukuru rwa mbere, urutse kw'igihe mara kibi kibabaza igihe kibe wibutse, kandi urutse ko hari igihe uzahamagara itorero ugahenda abantu ugakira kugukurikira ugahana rwose si bibi. Mahoro yababwiriye agumane n'abera. Twerekeza ku musozo tubashimire kandi tubikuye ku mutima tukugira n'imbere y'Imana. Amagambo yose akenerwa hano ngewe ndayumva n'umutima wanjye tubizere ibintu byose tukugira n'imbere y'Imana bikwiye kubahwa, bikwiye kuba rero ari ibintu bisa. Alphonse yamaze mu gatengagiye ntabwo yizi ko naramusanze, ariko uko ingana kose muri nesheni bariya bashinzwe bose dufatanije umurimo w'Imana n'abera b'Imana baramushimira.
umukobwa w'amatenda nta buhamya bubi bwawe tuzi wakomeje kwitwararika ubwami bw'Imana watugishije izina rya Yesu abera b'itorero batera ishema witwaye neza baramushimira kandi uwitwaye uduha icyizere ko no kuyindi ntambwe ugezeho ngo uzaba umugabo mwiza w'Imana. Rero iki ni icyemezo cy'ishimwe bamugeneye na Alice kandi Alice niko byagenze igihano nk'ikiriya dorabera b'itorero baje bamugaragiye n'igisobanuro cy'uko kuzirikana uzakoranye neza umurimo w'Imana ubaha Imana. Rero turabahegarira ngo n'ubundi muzakomeze iyo nzira yo kubaha Imana. Hanyuma babwira ko tubaha seritifika kugira ngo bagire ikimenyetso n'urwibutso rw'umunsi. Muzayereka abana banyu babwire ngo twebwe mu busore bwacu twakomeje kubaha Imana twiyandikisha izina rya Yesu twashingiye ku mugaragaro mu itorero bizatera abana gukunda Kristo ko bakorera. Muyakire rero nk'icyemeza ko bitwaye neza hariho amagambo avuga ngo bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe nuko icyo Imana iteranirije mu ntara itandukanye. Iyi muzakira ahagaragara abazanwa n'amagambo no kubateranya bajye bagiriye babonye ko mutari babiri ahubwo nibakubwira Alice uzababwire ngo uvuze Alice n'ibyo wamuvuze, nibakubwira Alphonse uzababwire ngo uvuze Alphonse n'ibyo wamuvuze. Nimuzungure umuntu wese wazana amagambo bateranye batandukanye. Nimuyakire rero kandi Imana ibahe umugisha. Ngaho dufatane mu kiganza cy'iburyo. Jewe Pastor Twagirese Theogene nshingiye ku bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana kandi ngashingira ku bubasha mpabwa n'itorero rya Pentekote y'Adeperi ryo mu Rwanda, uhereye none ndemeza kandi mpamya ko Mpamyimana Alphonse ari umugabo wa Alice kandi nkanemeza mpamya ko Alice ari umugore wa Alphonse. Nuko icyo Imana ifatanije umuntu ntakagitandukanye. Amen. Tumusoza turagira ngo tubasabire umugisha muri ubu buryo. Iyo ngiri iwacu n'uko baturutse twese twavukiye i Kigali ariko n'i Kigali birahabwa kugira ngo no kucyara gusa bibe n'i Kigali hose. Hari usanga hari abantu badutongereye nabi bakatuvugaho nabi bakatwifuriza ibibi bakabona tutazashingirwa bakabona tubabwiriye ibyiza bakabona hari ibintu bitatubwiye twebwe kandi bakabyanduza akanwa bakabivuga amagambo. Mwe kurangara twebwe no tunagira ngo tugire imbere y'Imana ko Alphonse akwiye ibyiza na Alice. Turavuguruza imigambi yose n'abavuze nabi mu muryango tunaturiho kubyara no guheka, tunaturiho umugisha wo kuba abakire, tunaturiho umugisha wo kuba abatunzi kandi tunaturiho umugisha wo kubaka neza urugo rw'umugisha. Abagerezwa n'ibiri mu rugo rwanyu tubibirije amasengesho, abagerezwa n'ibiri byo kuhabona bibi nabo tubirukanishije amasengesho. Tubivugiye imbere y'Imana ko tukwiriye ibyiza mu izina rya Yesu Kristo umwami. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. N'ubundi tugiye kumva muri Alice aririmbamo iririmbira Imana, natwe dukora igikorwa cyiza cyo gushyigikira urugo rwabo. Ndasaba abadiyakoni bigize imbere agaseke n'abageni bacu batambuke bahagarare hano kugira ngo tubashe gushyigikira urugo rwabo bazabasha kwakira abashyitsi. Byashoboka kutabonye n'umwanya wo kubatwerera, uyu mwanya ni uwawe kugira ngo urusheho gushyigikira urugo rwabo. Kadusabire umugisha buri wese ugiye gukora iki gikorwa, kadusabe n'ubundi madamu umushumba uri kubashyikiriza agaseke, asabire umugisha umuntu wese ugiye gukora kino gikorwa. Igira imbere abasabire umugisha bagiye gukora.
gushyira mu bikorwa kandi gasenze neza cyane twese urambura ikiganza cye bw'ababageni kandi rwose uba mu rugo rwawe urugo rwiza urugo rushimwe n'imana n'abantu nakoze neza Imana ibangutse kubw'inkunga yayo muraberewe ubw'Imana ibangutse muraberewe kubw'inkunga yayo muraberewe tubaye ubw'Imana ibangutse muraberewe tubaye ubw'Imana ibangutse muraberewe ubw'Imana
Amen.